agiye kwima. Reka mfate umwanya wo kugira ibyo mvuga byerekeranye n'amagambo atangira ikibwirizwa, harimo ibyerekeranye no gushima. Mbere ya byose turashima Imana yahagaritse buri muntu wese nk'uko korali Ambassadors bamaze kubiririmba, kandi umuntu wese akwiriye gushimira Imana kubera uburinzi bwayo. Izina ry'Imana iba mu ijuru nirihabwa icyubahiro. Ntabwo byoroshye aya materaniro Imana yateguye kugira ngo buri muntu wese ayafashirizwemo, ariko nuzajya uza mu materaniro ujye uza wasenze, kuko hari n'igihe ushobora kuyazamo ukayakuramo imbwa yiruka. Impamvu ibyo bintu mbivuga ni ukubanza guteguza abantu, kuko igihe cyose Imana yateranije amateraniro ahantu, Satani ntabwo ari injiji. Yicaye mu materaniro y'Imana imyaka 600, Imana ibwiriza Satani yikiriza ngame ngo azi uburyo bwose bushoboka bwatuma umuntu atahana igaburo rizima, yarangiza akabimugomwa. Iyo rero umuntu azacyura umugisha w'Imana mu materaniro, bitangira mu ishuri ryo kwisabato. Niba hari umuntu uzahahombera, ubu yamaze kunyagwa, zagiye. Niba gahunda zose zabereye hano kuva saa 2 kugeza muri aya masaha 5, nta gendererwa ry'umwuka w'Imana ryakugezeho, ndaguha amahirwe make yuko nibyo ngiye kuvuga nabyo utari bubyumve. Ariko kuko abataguze batabura gutumirana, buri muntu wese yicaye hano ngo umwuka wera w'Imana amuvugishe. Abaririmbyi nagize umugisha wo kongera kubabona, duherukana mu majyaruguru ahantu hitwa Bwuzure, niho mperuka. Aba baririmbyi korali Ambassadors nagize umugisha wo kongera kubabona. Uwiteka abahe umugisha kandi abongerera impano. Korali ziravunika, ntabwo umuntu ashobora kumenya kuvunika kwazo ngo abimenye atararirimbye. Namaze igihe gito muri korali, ariko buriya uburebure bw'ijoro bumenywe n'umuzamu gusa, abandi bose biryamiye bakagona, ntabwo bazi ngo amasaha ya ninjoro angana n'ayakumanywa. Impamvu uburebure bw'ijoro bumenywa n'umuzamu, uzumva bavuga ngo ribara uwagenje ate wariraye. Wabona bahagaze aha ngaha, wabona isonorizasiyo aha ngaha y'amajwi muri kuyumva, nta muntu wamenya icyo byasabye. Hari abantu bagira ngo ni uguhagara hano gusa, ariko baba banikozeho bakakora ku mitungo Imana bahaye kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Ndashima itorero ryantumiye, nkashima abaririmbyi bagize uruhare mu kugira ngo mbe mpagaze aha ngaha, nkashima pastor wasinye ku rupapuro rwantumiye, nkashima n'abakuru b'itorero babyemeye ko nahagarara aha ngaha mvuga ijambo ry'Imana. Ngiye rero kubateguza, ngiye kubabwira umuntu uri bwungukire muri aya materaniro mu minota mike 30 mpagarara hano. Ngiye no kubabwira umuntu uri buhahombere. Ni abantu babiri uze kumenya aho uri buze guhagarara. Umuntu wa mbere uri bwungukire muri aya materaniro, nako ni ikibwirizwa kuko gahunda zabanje zo iyi ni izifunika. Ni umuntu wicaye muri aya materaniro, n'ubundi akaba yarasanganywe umutima uhora umubaza ibibazo bibiri. Icya mbere ni ikibazo kibaza ngo ubu koko nzajya mu ijuru. Cyo ni ikibazo kiri gutera abantu guhora iteka n'iteka bategura iherezo ryabo batararigeramo. Iyo rero umuntu afite gahunda yo kuzajya mu ijuru, iki kibazo ntabwo ajya kibura muri we. Ubu koko nzajya mu ijuru. Ikibazo cya kabiri ni igiki Imana yandikishe ngo nkigenderemo, ni igiki Imana abuzanije ngo nkireke.
ibyo bibazo byombi umuntu wicaye muri aya materaniro umaze iminsi abyibaza aranayavamo hari ikintu cyamufashije, kuko niho hantu ngiye kwerekeza. Tugereyo kwigana uhahombera we ateye ati. Mu ngobyi ya Edeni habagamo ibiti by'amaharakubiri. Imana yabwiye Adamu na Eva ngo ibiti byose byo muri iyi ngobyi mwemererwa kubirya, ariko igiti kiri hano hagati mu ngobyi ni igiti ukiriyeho amenya ubwenge akaba interenganya, ni igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Arababwira ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Nasomye amagambo avuga yuko atari bo babwiwe ayo magambo gusa, kandi icyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi gisoromwaho n'abantu benshi mu materaniro. Ntabwo ari Adamu na Eva bagisoromyeho gusa, iyo umuntu Satani yamwiziritseho nicyo giti yisoromeraho, igihe abandi bari gusoroma ku cy'ubugingo ngo barame. Igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, buri gihe mpagaze imbere y'abantu mbwira bizera kwirinda gusoroma kuri icyo giti, kandi gikunda gusoromwaho n'abantu bamaze imyaka irenze 5 mu rusengero. Burya umuntu yihana gifite amafu. Hari urwego umuntu ageraho akaba yakwicara mu materaniro, amateraniro akarinda asoza yumva nta kintu bigishije cyamufashije cyane amunyuze. Uwo muntu aba yaragize impanuka imwe, kuko umuntu yihana gifite amafu. Abaraha mwese uko twagiye mu mavuna n'amavugurura igihe babwirizaga murabizi ko umuntu yahagurukaga yikomanga ku gatuza umutima uri kumwagiriza ibyaha, ariko umunyarwanda yaciye umugani ngo uko inkende igenda izamuka yurira igiti niko ubwambure bwayo bugenda burushaho kugaragara, abantu bakayihengeza. Impamvu ibyo bintu mbivuze, iyo umuntu amaze umwaka wa mbere mu rusengero, akamara umwaka wa kabiri mu rusengero, akamara umwaka wa gatatu mu rusengero, icyo yahinduye ari idini yasengeragamo, ubundi kamere ye itibishashi cyangwa se ifite, mu yandi magambo uyu muntu afite uburwayi, afite ibyaha binagana nk'amaherena, aba azagera ku rwego rw'uko Imana yamugeneye kugira ngo amare igihe runaka ari mu nzu y'Imana yumva icyo umwuka w'Imana amusaba kugira ngo amuhindurire amateka. Igihe cyose urusengero rutumarira iki? Kwinjira mu nzu y'Imana bitumarira iki? Kwinjira mu nzu y'Imana ni ibitaro, ni ahantu umuntu agera yararwaye agakira. Umuntu aza mu nzu y'Imana nk'aha ngaha yagambiriye kwiyahura, agataha imigambi yari afite yamuvuyemo. Ibyo bihamya ndabifite, nta mwanya mfite wo gutanga ingero, ariko no hejuru ahangaha nigeze nakora y'amateraniro. Umuntu w'umugabo arangije arahaguruka aravuga ati jye naje muri aya materaniro nagambiriye kwica umugore wanjye, nanjye narangiza nkiyahura. Igihe nari maze kwigisha ngiye kubona umuntu ahagaze iruhande rwanjye ari kurira, ari kuvuga ati nshimye Imana yuko umugambi nari mfite ubu wamvuyemo. Umvise impamvu tuza hano? Impamvu tuza hano ni ahantu umuntu ashobora guhindurirwa ibitekerezo igihe inzego zishinzwe umutekano zitanabigezeho. Buriya niyo mpamvu hari ibintu abapolisi n'abasirikare badashobora gukora kuri rubanda, ariko kuko abantu batinya Imana, ijambo ry'Imana rikabibakoraho. Nk'iyo mujya kubona mukabona umuntu aratura ibyaha, araje ararira, ukabona umuntu araje aragusanze no muri kamere ye n'ukuntu abantu bamenyereye kutavugirwamo, ukabona arakubwiye ati ku itariki n'iyi ngusabye imbabazi, twapfugize ibyo dupfa umbabarire. Biriya bintu ushobora guperereza ugasanga nta mbaraga zindi zabikora keretse mwuka wera w'Imana. Ikintu rero gikomeye, iyo umuntu amaze imyaka irenze 5 mu rusengero, abasigaye agera gukiranuka kwe, kuko abandi yabona hari agatambwe runaka yateye hakajya avuga ati ariko kameme simeze nka runaka, naba nanjye jyeho ndakanyakanya. Mu yandi magambo, niyo babwirije aba yumva yakunganira babwirije, kuko we aba yumva atagirwa inama, ahubwo aba yumva yayigira abandi. Nizo mpanuka uwo muntu agira, kandi biba byaraturutse kubera kwihame banditse mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo page 95 umugabane wa 2, ahanditse ngo abakobwa 5 b'abapfu bari baramenyeranye na Bibiliya.
abantu bakagira impamyabumenyi, umuntu ugasanga ni umuntu uzi ubwenge bwinshi muri Bibiliya. Iyo bigishije rero kenshi yisoromera ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ibi n'ibi. Iyo ugize akantu gato y'ubwiriza kagasa n'akamwungura ubumenyi mu by'isi munsi y'izuba mu bumenyi bwa Bibiliya, nibwo musohoka akakubwira atakira Imana iguhe umugisha, wigishije akantu karamfasha. Uzi ko nari nsanzwe ntakazi, nari nsanzwe ibi bintu ntabizi, n'ubwa mbere mbyumvise. Ubwo icyo gihe wigishaga ntabwo yasoromeye ku giti cy'ubugingo ngarame, yisoromeye ku cy'ubwenge kuko wamwunguye ubumenyi. Hari igihe kizagera ababwiriza bagasigara bungura abantu ubumenyi, ku buryo abantu bazajya batumira ababwiriza bashaka gushira amatsiko, bavuga batereka twumve na runaka nawe ararusyeho twumve. Ariko biramutse ari ibyo, ari n'urwo rwego ugezeho, nakubwira ngo rwarushe, nakubwira ngo ukwiriye gufata umwanya ukagabanya amateraniro, ukareba ahantu ukagenda ukicara, ukubika umutwe mu maguru, ukabaza umutima ati nzagumya gutura ku isi nk'umusozi, ko navutse iherezo ry'ubuzima bwanjye ni irihe? Watekereza utyo, umutima wakubwira kugarukira hafi, utararenga uruzitiro rw'imbabazi ngo tuke Umwuka Wera, kandi abantu benshi bari kurenga uruzitiro rw'imbabazi. Rero witondere mu materaniro, Umwuka Wera w'Imana ahagufashirize. Tugiye kwigana isomo rivuga ngo reka guseka intumbi kandi nawe urya icyayishe. Kandi nawe urya icyagenje gute? Ntugaseke intumbi kandi nawe urya icyagenje gute? Urya icyagenje gute? Urya icyayishe. Mubisubiremo numve ko mwabyumvise. Aha, reka guseka intumbi kandi nawe urya icyayishe. Mubisubiremo. Kandi nawe urya icyayishe. Ubwo rero muhombeka amaso dusenge isengesho rigufi maze tujye mbere dusenge. Nyagasani Imana yera, mubyeyi wacu, izina ryawe nirihimbazwe. Aba bantu banyicaye imbere ntabwo mbarusha ubwenge, ubampagaritse imbere, wemeye ko mvuga ngo bo baceceke. Ndasaba ko Umwuka Wera w'Imana akorera muri jye, ukandinda kukuvangira kandi icyo ubona bakeneye ukakibaha. Turinde gusoroma ku giti cy'ubwenge, uduhe gusoroma ku cy'ubugingo kugira ngo turame tuzajye mu bugingo bw'iteka. Twese uduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amagambo yanditse muri Habakuki igice cyaho cya 2 umurongo wa 2 haranditse ngo andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, naho byatinda ubitegereze ko kuza ko bizaza. Kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza. Hari ibintu byantangaje ariko maze iminsi ndi gukoraho ubushakashatsi, uraha nawe azakora ubwe. Ikintu cyantangaje, Bibiliya yonyine niyivuga ibintu bikamara imyaka 10,000, bikamara imyaka 3,000, bikamara imyaka 5, bikamara imyaka 2, ukajya kubona ukabona ibyo bintu birabaye. Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo by'amateka mwigeze musoma, itandukanye n'ibyo bitabo ba Charles Darwin banditse bakagenda bavuga yuko abantu bataremwe n'Imana, ahubwo abantu babayeho kubwihindagurika. Umuntu yabayeho kagenda kihinduranya kugeza igihe umuntu yunamutse agahagarara. Iriya nyigisho yamaze gutwara ubwonko bw'abantu. Abanyabwenge benshi bo ku isi barayijunditse, ariko uyu munsi kimwemenyetso bibereka ko Bibiliya itandukana n'ibindi bitabo nuko Bibiliya yonyine ari cyo gitabo kivuga ibintu. Umuntu akazapfa agasiga abana basize bakabyara abandi, bakazavuga batarika ibi bintu sogokuru yajyaga bivuga atarapfa, bakajya kubona akabona ibyo bintu byasohoye. Bibiliya nicyo gitabo cyonyine kivuga amateka agenda yisubiramo. Ikibazo ni iki?
ko muri Bibiliya handitse ngo hazaba intambara ndetse n'impuha z'intambara, hakaba handitse ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, hakaba handitse ngo hazaba. Mbese ni ryari umuntu amenya ko ibyo bintu byabaye? Bibiliya avuga ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Ufite ubwenge abare, ufite ubwenge amenye. Kugira ngo umuntu azamenye ibintu byanditse muri Bibiliya, agomba kuzabanza kumenya imvugo nk'izo, kuko muri Bibiliya hazahora handitse ngo hazaba. Ubwenge buri mu kumenya ngo ibintu byabaye, ubundi abantu barabimenya. Ubwenge Bibiliya yigisha buva muri Bibiliya buri mu kumenya imiterere y'igihe n'iy'ibintu byabaye. Mbese abantu barabimenya. Andika ibyerekanywe, bifite igihe byategekewe, ntabwo bizatinda kukigeraho. Nubwo byatinda uzabitegereza, kuko kuza koho bizaza, ntabwo bizahera. Muri Bibiliya bagiye bavuga ibyaha ariko bakanabishyira mu byiciro bitandukanye. Burya Imana igira ingero z'ibyaha, ibonamo uko abantu bakoze ibyaha, n'abantu natwe tugira ingero z'ibyaha. Ariko umwuka w'abantu uzavuga ko icyaha gitoya mu maso y'abantu, mu maso y'Imana kiba ari cyo cyaha kibyibushye. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu ho uriya mwanditsi yaranditse aravuga ngo umusinzi abasha kunegurizwa izuru akabwirwa ko icyaha cye kizamubuza kujya mu ijuru, ariko hari igihe umuntu w'umwibone n'umwirasi atajya amenya ko iyo ngeso ishobora gufunga amarembo, yanasenga isengesho ntiritobore n'igicu cyaho yicaye. Mu yandi magambo, icyaha gito mu maso y'abantu, mu maso y'Imana kiba ari kinini. Niyo mpamvu badusomeye isomo rivuga ngo ururimi ruvuga urukundo rwinshi ariko ruvanze n'umutima mubi, ngo ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Ririya somo imiterere yaryo ni isomo riri mu mugani, ariko nifuza ko umugani muza kumva imiterere yawo. Haguruka gato, haguruka mwana wanjye, haguruka. Reka mbaye nk'ifoto igaragaza iri somo kugira ngo uhite uryumva neza. Uyu mwana w'umukobwa dore ndamuhobereye, turi kumwe neza. Nindangiza ndamureba mu maso, ngiye muhindukiza imisaya, mubaze ntisheri ko mbona wabuze, turi kumwe neza. Nindangiza mukore mu kiganza, anezerwa mwenyure nanjye mumwenyurire, abone ko nta kintu cyihishimanya inyuma y'iyo ndoro y'uwo mutima namugaragarije. Araza kuva iruhande rwanjye avuga ati nta wundi muntu ngira w'inshuti yanjye keretse Mutabaruka. Jya kwiyicarira. Nagera ku ruhande nkabwira mugenzi we, nawe nkamuhobera, narangiza nkamubwira ntige runaka ntabwo mwemera, jya kwiyicarira. Jewe singenza nte, jye simwemera. Wakubwira abantu birukanywe ku kazi, bakaba barakirukanishijweho n'abantu babahesheje umwanya muri ako kazi bari bagezemo. Wakubwira abantu bagiye bagira amahirwe bayaheshejwe na bagenzi babo, barangiza bagenzi babo bakabigarika. Wakubwira ukuntu mu isi hari ubugome bw'indengakamere, wahita usobanukirwa n'iri somo rivuga ngo ururimi ruvuga urukundo rwinshi ariko ruvanze n'iki? Niki? N'umutima mubi, ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Kugira ngo mwumve ibyo navugaga, twerekere muri Mariko igice cyaho cya 5 kugira ngo mwumve imiterere y'iri somo. Turaza gukomeza twumva impamvu zaryo n'impamvu naribahaye. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Mariko 5 umurongo waho wa mbere haranditswe ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadereni. Yomotse cyangwa se yambutse uwo mwanya, umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho yaba iminyururu, kuko kenshi bamubohesheje ngo y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ngo yakazicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagire umuntu ubasha kumuhosha. Umurongo wa 5, iteka ryose kumubona ninjoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira atakijwe rirenga ati, duhure Yesu umwana w'Imana isumba byose, nkurayije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati dayimoni we muvemo. Aramubaza ati witwa nde? Undi ati ngabo ndiyo zina ryanjye ko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha.
nuko baramwinginga bati twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo, binjira muri izo ngurube. Umugana w'ingurube wirukira ku gacuri zisuka mu nyanja zotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. Abungeri bazo barahunga babigara mu mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye ifite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, bahera ko ramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo, akikira mu bwato. Wa muntu watewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire ugiye mu banyu babwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, nuko abantu bose bagenza bate? Barumirwa. Muri bano tugendane, Bibiliya itubwiye amakuru y'umuntu wabaga mu mva. Ni amagambo yanditse muri Mariko igice cyaho cya 5. Bibiliya avuga ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagaderena. Yesu ari kumwe n'abigishwa be bambuka inyanja itukura, bageze hakurya mu gihugu cy'Abagaderena. Ikintu gitangaje, ngabona umuntu utewe na dayimoni. Arangije ava mu mva, arangije aramusanganira. Bibiliya iti yabaga mu mva, nta muntu n'umwe wari ukibona icyo yashobora kumubohesha naho yabimenyururu. Kenshi bajyaga bafata ingoyi z'iminyururu, bagafata amaguru bakaboha, bagafata amaboko bakaboha. Bibiliya iravuga ngo igihe bamubohaga ibisazi bigahaguruka, nta muntu wabashaga kumubohesha iminyururu, kuko nayo byarahagurukaga akayicagagura akayivunagura. Bibiliya iti nta muntu wabashaga kumuhosha iteka ryose ku mwana n'injoro. Yahoraga mu mva, akava mu mva akajya ku musozi. Ndababwira icyo umusozi usobanura. Agasakuza, akikebesha amabuye. Iyo agamaze kuva ku musozi yasubiraga mu mva. Uyu rero yapfuye agenda, yapfuye ahagaze. Uyu muntu mwusoma muri iri somo ntabwo ari umuntu, ntabwo ari ya mirambo tugenda tugashyira mu buruhukiro tukagenda turira tukihanagura. Ntabwo ariyo nshaka kuvuga. Uriya wo, uretse ko no muri iyi minsi ibintu byo kurira abantu benshi ntibashaka bazabihagarike. Uko bucya bukira abantu bazagumya kurama ku isi, amaso yabo azareba ibintu ku buryo bazabaza bati ubundi ubu iyo tuba twarapfuye twamaze iki ku isi? Ubu muri iyi minsi gupfa nibyo byiza kurenza kugumya kubaho. Ushobora kutumva ukuri kw'ibintu mvuze, ariko uramutse ukoresheje ubwenge neza wasanga ibintu mvuze harimo ukuri kwinshi. Ndabisubiramo, muri iyi minsi nubwo abantu bakunze kubaho, abantu bakaba bakunze kurama, ndashaka kubatangariza ko muri iyi minsi abantu bapfa bari kwikinga ibintu byinshi. Ubu gupfa nibyo byiza kuruta kugumya kubaho. Abantu bazagumya kubaho, amaso yabo azareba ibintu biri skandale ku buryo abantu bazibaza batari ku bundi kuki tutapfuye. Hari igihe umwana azakuririra mu matwi ubure n'ikijumba cyo kumuhoza. Hari igihe abantu bazakenera ahantu bihisha bahabure, isi yamaze kubashyira mu kagozi ku buryo umuntu azibaza ati ubiyo mba narapfuye byatewe n'iki? Mu yandi magambo, muzasome mu magambo yanditse muri Ezekiyeli igice cya 7:25 haranditse ngo icyo gihe ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi zasimburwa n'iyindi nkuru mbi, ngo bazashakirerekwa ku muhanuzi. Abahanuzi murabumva, bazashakirerekwa ku muhanuzi. Icyo gihe umutambyi azabura itegeka ibyo ategeka abantu babica amazi, ya mvugo imenyerewe. Ngo n'abakuru bazabura inama. Ubundi kera abantu bakuru nibo bagiraga abana bato inama. Wegeraga umusaza w'imisatsi ibiri ukamubwira ati ko ndi gusenya urugo, akakubwira ati mwana wanjye ihangane niko zubakwa, nanjye ndumazemo imyaka 30, dore ubu nanjye urabona ko nabyaye abahungu n'abakobwa ndashyingiye, ihangane uzagerayo. Ariko w'iyi minsi uramwegera ati muze ko ndi gusenya urugo, agahita akubwira ati mwana wanjye si umugore adakubiswe kugira ngo arumva? Iyo umugore adakubiswe ntagenza ate? Warangiza ukagenda ukamukora mu musaya, uzawumukoremo urebe ibyo bagukorera. Bibiliya avuga ngo muri iyo minsi n'abasaza bazabura inama, n'abantu bakuru bazabura inama. Ariko ikintu gikomeye nasomye, gikomeye, ni icyuko ngo abantu bazashaka urupfu ntibazarubona.
iyo usomye Daniyeli 12 ukiga ubuhanuzi neza, ureba imiterere y'igihe turimo, uba abantu bakwiye kwihangana bakareka gutonganira muri iyi nzira, kuko n'ubundi tugiye kugerayo. Ibintu by'amatiku n'amazimwe nimushaka uburyo mwabyiyambura. Buri muntu wese yisayure yihagararira ku itafari, aho Yesu azamuhamagarira ku munara we, akamuhamagara ati ngwino mugaragu mwiza wakiranutse mu buke nkweguriye byinshi, injira mu munezero wa sobuja. Nagira inama abantu yo kugabanya amatiku. Muri iyi minsi ndi kugira inama abantu yo kugabanya amazimwe. Ndi kugira inama abantu yuko buri muntu wese agomba gushaka umwanya wo gusenga. Niba aka kanya umugore wawe adasenga, ubu ntabwo umurongo tugezeho uzaba apfumbata bose ngo bagezeyo. Oya, ntaga reka mbabwire, ibi bintu ndi kubikoraho ubushakashatsi muri iyi minsi, ubwonko bwanjye buri gukora igihe butakoraga. Muri iyi minsi ubu ndakanuye. Muzi impamvu yanteye gukanura? Ikintu cyanteye gukanura ni ukubona nta kintu na kimwe cyanditse muri Bibiliya kitamaze gusohora. Ni ukubona hasigaye ibimenyetso bibiri nabyo ku badivantiste mwicaye hano bitagize n'icyo bibamariye, nanjye ntacyo bimariye. Ikimenyetso cya mbere ni ugutangaza umunsi umwe w'icyumweru, bigatangarizwa muri Amerika, isi yose ikabyamamaza, kandi amakuru ari kunuganurwa. Mufite ibinyamakuru murabizi. Nuko ibi bintu nibitangazwa ku mudivantiste, n'ubundi muzasoma umwuka w'abahanuzi bavuga ko n'ubundi bimureba bizaba byaramuciye mu maso. Hasigaye ikimenyetso cyo gutangaza umunsi umwe w'icyumweru. Uwo munsi uhekeranye n'irangira ry'imbabazi. Ikindi kimenyetso cya kabiri gisigaye ni ikimenyetso cy'ibyago 7. Ibyo bimenyetso mbatangarize kabice hano ntabyo musigaje kureba ngo bigire icyo bibamarira. Mwebwe ibyo musabwa kumenya no kureba mwarabibonye. Ikibazo ni iki? Ibintu biba byanditse muri Bibiliya, iyo byasohoye umenya ko byasohoye, cyangwa uguma mu murongo wari urimo. Ngarutsaho narindi, ikintu narindi kubabwira ni uko uyu munsi, iyo usomye muri Ezekiyeli igice cyaho cya 18 umurongo wa 4, mujye mwandika mu masomo, haranditswe ngo 18 umurongo wa 4, haranditswe ngo Ezekiyeli 18 umurongo wa 4, bya bindi byo gukubitira abana kwiga umurinzi, ngo bana ngo nimubyuke twiga umurinzi. Nushaka ntuzongere kubakubita. Urabakubita se telefone wabaguriye warayibakijije ko bahawe na mega z'igihumbi kandi zimara ukwezi, ntibirirwa bareba ibitente. Urabakubitira kwiga umurinzi, ubundi byo wabareresheje warabibambuye. Uzabanza umwambure telefone. Ntiyarangije amashuri 6 yisumbaho kumugurira Bibiliya ukamugurira telefone ya touch. Ubu hari abantu baba bagomba kugira mu gihe cyo gusarura ibyo babibye kandi bakihangana. None ubu reka babwire, ndababwira ni abantu bazagumya kubaho bazajya babona ibintu ku buryo. Ezekiyeli 18:4 mwahageze? Dore ubugingo bwa bose n'ubwanjye, ubugingo bw'umwana n'ubwanjye nk'ubugingo bwa se. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se. Dore ubugingo bwa bose n'ubwanjye, ubugingo bw'umwana n'ubwanjye, ndetse n'ubugingo bwa se. Bibiliya iti ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubugingo bukora icyaha burya nibwo buzapfa. Musome umurongo wa 20 wa kiriya gice. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se nawe ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi n'ibyaha by'umunyabyaha nabyo bizaba kuri we. Ndikubwira abagore bafite abagabo babananiye, babanywa ibinzoga n'abanywa tabi, uyu munsi bari gupfa ibintu byitwa gusenga. Izi ntambara zihagarikire aho ngaho, wikomeza kujya impaka n'abantu. Fata umwanya wo guhagarara ku murongo no kwitafari ryawe, aho Yesu azahamagara akagucyura, kuko igihe tugezemo birasaba ko ugomba kubanza kurokora ubuzima bwawe, ukamekinga shuwa ko bwamaze kugira mu maboko y'Imana, ubundi abandi ukabihorera. Ubwo ndavuze ngo tuzahagarike kubwiriza ubutumwa? Ubwo ibyo nibyo mvuze? Mwisibano ry'amagara seseki, y'amagara aterewe hejuru, umuntu wese asamaye. Umugore wawe nadasenga, jya umutambuka ujye gupfuka mureba ahantu usenga.
umugabo we nadasenga mwihorere, abataguze ntibabura gutumirana. Mu bifuzo byose page 74 haranditse ngo kuba umuntu mutabyumva kimwe si impamvu ikubuza gukorera Imana. Ni iki gituma muri mu matiku? Ikintu gituma muri mu matiku n'intambara zitarangira zango turwane ni iki? Kabataguze batabura gutumirana. Ntibizanakunda ko bose uzabapfumbata. Pastor ntibishoboka ko iritora zarizamukana mwese mumeze mutya muri ku kagozi ke. Oya, ntibishoboka ko umukuru. Nasomye amagambo avuga ngo ku ngoma zabo bami Imana izimika ubwami. Ku ngoma y'umukuru w'itoro nayobora imyaka 5, mu gihe yabayeho ku ngoma Imana izamubaza ibyo yakoze ku ngoma ye. Ibyandike mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami, nanapfa bizarambuka bize mu gihe cye bavuga batumva yari yoboye imyaka 5, kandi icyo gihe nibwo abantu bubashye Imana barayigandukira, cyangwa mu myaka 5 nibwo abantu babaye amasarigoma, abandi bahinduka amagayi, abandi bahinduka ibitanyeganyezwa. Ku ngoma ye nibwo hakozwe ibyaha byinshi. Babyandika imbere y'izina ryawe kuko ntabwo uzahora uyoboye. Hari abantu bagira ngo bazahora kuri sigisi, ntago byakunda. Mwisi ayiga data we, mwisi niba uzi ko ufite mikoro muri iyi minsi ukaba utari kuyikoresha neza, iyombe kwa Mugambi birakureba, ntuzahamagare. Muzi impamvu ibintu ndi kubabwira? Uziga neza igitabo cy'ibyo ku ngoma. Ibyo Sawuli yakoze byanditse mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami. Ibyo Yosiya yakoze byanditse imbere y'izina rye. Kandi umuntu wese Yesu nagaruka ibyo wakoze ku ngoma yawe bazavuga bati yayoboye korari imyaka 8 ari perezida wa korari. Nibwo korari yagize iterambere igera ku bikorwa byiza, nibwo yaguze sonorization, nibwo bagiye kubwiriza runaka bavuge bati ku ngoma ye ibyakozwe nibi. Kandi Imana yahawe icyubahiro kubwe, nubwo yagize igihe agasinzira, ariko dore ibyo yakoze ku ngoma ye. Hari igihe bazarambura ibyo ku ngoma yawe basange ku ngoma yawe. Umuyobozi w'umusaruro yahagurukaga agahagarara hano, wowe wari uyoboye igihande nkaho kugira ngo mufatanye itangazo ryavuye bukuru umushyigikire, wagera no hanze mu mitwe y'ishuri ryo kwisabato ukajya ubwira abagenzi bawe ukora icyitwa magome nkayakora. Kavuga ati ariko nta kindi bazahora bavuga uretse kwaka amafaranga bizera, nta bundi buzima bundi. Iyo bivuze uri umuyobozi mu matwi y'umwizero uyobora, rya tangazo ryatangajwe n'umuyobozi ushinzwe umusaruro we nturitware neza, ibyo bintu byandikwa imbere y'izina ryawe yuko ku ngoma yawe wabaye kora wajya gugomesha abantu, kuko utazahora uyoboye bazakuvanaho. Mwari muzi ko umuntu bamuhindura nta n'icyaha yakoze? Mwitorera umukuru w'itora atorwa umwaka umwe. Byo mbabwire ko iyo bakongeje undi mwaka hano nta muntu yamamaza ngo atorwe. Oya, uniyamamaje ntibagutora. Ubona batora ukumva izina ryawe riraje. Hari umuntu ujya utanga akantu ngo bamutore. Ariko ikintu kimbabaza nuko buri muntu ubu abantu bazi ibintu bakora ni bake, ariko uramutse utekereje ko ibintu ukora byose ku ngoma yawe bizaza imbere y'izina ryawe, wategura iherezo ryawe utararigeramo. N'igihe ufite uburyo iyo okaziyo ukayibyaza umusaruro. Mbabwire ko abantu benshi mwice hano igihe bamwe mwamaze ari icy'ubugoryi gusa, ubundi atigeze abo gutekereza. Nicuza igihe namaze cy'ubugoryi mu mibereho yanjye, nta murongo wo gutekereza mfite, wo gutekereza ukabuje mu minsi y'imperuka. Umurongo mfite wo gutekereza iyo nza kugira mbere mba narakoze ibintu byinshi, mbabajwe nuko umurongo wo gutekereza uje hari ibintu byinshi byanciye mu maso nkaba ntarabihaye agaciro. No gusenga umubona presence yacu ya gitondo n'ikigoroba, kwitabira gusubirayo. Nasomye amagambo akomeye kandi ndi kuyasoma avuga ngo uyu muntu yabaga mu mva. Babwire ko n'abenshi twicaye hano benshi imva twazitorotse, kuko bamwe turi imirambo igenda. None se umuntu uvuga ko namututse we araza kuzana umucamanza n'umunyarukiko wundi bicara aha ngaha bambwire ko hari umuntu nigeze ntuka. Hano ndi gusobanura umuntu wabaga hehe akava mu mva akajya ku musozi, umurambo muzi dushyingura tukarenzaho igitaka tukagenda. Wose uradukurikira. Uyu rero ugenda ntabwo ari umurambo wapfuye ngapfe ashiremo oxygene, ahubwo uyu ni umuntu wapfuye agenda, kuko ava mu mva akajya ku musozi.
Yohana 4 baravuga ngo igihe kizaza ubwo azaba atagisengera data kuri uyu musozi. Imisozi ivugwa hano muri Bibiliya ni insengero. Iyo tuyigezeho barandika baravuga ngo yabaga mumva akava mumva akajya ku musozi agasakuza akikebesha amabuye avugwa hano mu buhanuzi muzabyige neza. Hano amafoto ndayafite. Amabuye avugwa hano ni amategeko. Ubundi uyu muntu wabaga mumva akava mumva akajya ku musozi agasakuza. Ntabwo abasazi bikebesha amabuye ari abaporo, saba Yehova, sabangirikane si n'abantu badakurikiza isabato. Uyu we yikebeshaga amabuye, kandi amabuye mu buhanuzi ni amategeko. Hari igihe Bibiliya ivuga amabuye ishaka kuvuga Yesu Kristo rutare, hari igihe ivuga amabuye ishaka kuvuga amategeko. Iyo usomye urutare ujye umenya ko ari Yesu uvugwa. Iyo usomye amabuye ujye umenya ko ari amategeko avuzwe. Niko ubuhanuzi bubisobanura. Ikintu gitangaje, yabaga mumva akava mumva akajya ku musozi agasakuza. Sakuza se ninde utabishobora? Enote yaranditse ngo ayo migisho twarayize 2005 twiza amagambo uko mari kubonaga Yesu. Twageze ku kagingo kavuga ngo kumenya Imana. Haranditse ngo yari ingingo kuwa 4 ngo kumenya Imana. Kumenya Imana, definition yo kumenya Imana haranditswe ngo kumenya Imana si ukuvuga ibyo abandi batazi kuvuga. Ngo kumenya Imana no gukora ibintu byananiye abandi. Kakanu mwakumvise? Kumenya Imana no gukora ibintu byananiye abandi. Bakavuga bati dukeneye kubaka urusengero, hakeneye ubushobozi n'umutungo. Ntago mwashyigikira umurimo w'Imana. Ukabona umuntu aravuze ati jewe ntanze imifuka 100 ya sima. Nubwo hari abayitanga bagatongana n'abagore babo bageze mu rugo, uzamwihorera gutonganya. Ejo bundi imbabazi nizirangira ibyo apfumbase azashaka kubabihereza mu buri. Ngo bazahungira ibite n'ibikombe ngo bibahishe. Ngo abantu bazifuza kuba barashatseho bashyira imitungo yabo bahabure. Babwire ngo imbabazi nizirangira nibwo abantu bazabona impongano. Niba hari ikintu gikomeye, gutekerezo ry'umuntu atararigiramo nicyo gifite agaciro kurenza kurira warigezemo. Erega buriya reka mbabwire, twebwe naba natwe dufite sample, dufite icyo duheraho, dufite abantu babayeho bakera, dufite uko urugendo rwabo rwagiye rusoza, dufite amateka y'uburyo Bibiliya igenda igaragaza abahanuzi n'urugendo rwabo nuko rwagiye rusoza, dufite ibigwi byabo tugomba kugera ikirenge mu cyabo. Ariko nibikunanira, nakawa mugani nk'inkono y'umutindi pfubani. Nibikunanira uzamenye ko bikunanije ubusa, ariko wari ufite sample, wari ufite icyo kureberaho, wari ufite icyo guheraho. Kuko uyu munsi abantu benshi bagiye bahagarara mu mwanya wabo. Martin Luther se ejo nabwiye abantu, nabwiye nterego kuri gutukuza amaso ntabwo kuyanogora. Reka mbabwire impamvu kuri gutukuza amaso kutayanogora. Nzo umuntu witwa Martin Luther wanditse mu ntambara ikomeye. Bigeze bamuhamagara mu rukiko rw'iwomuzi. Barangije bamuhagarika imbere y'inteko y'abapadiri n'abakardinali n'abapapa bakomeye. Yari inteko y'abantu benshi. Arangije ngo bari bazi neza yuko agiye kwivuguruza n'ibitabo yanditse ngo abicire imbere yabo. Bagiye kubona umugabo aratambutse ahagarara imbere yabo, azamura ikiganza aravuga ati mu izina ry'Imana iba mu ijuru rya gatatu. Aravuga ati niba ikuzimu habaho, i Roma ni ikuzimu. Arangije aravuga ati kandi niba Satani abyara, uyu papa mureba n'imfura ye. Ibi yabivugiye imbere y'urukiko rw'iwomuzi. Impamvu mbabwira ko kuri gutukuza amaso ariko kutayanogora, umuntu wavuze amagambo akarishye kuri urwo rwego, abari bamufiteho ububasha bicayaho, hari hicaye abapapa n'abapadiri bakomeye bose. Mbabwire ngo nta n'uwamukojeje urutoki, ahubwo bose bararebarebanye. Barangije barasohoka, gahunda zirasoza barataha. Uwitwa ba Wycliffe, muziga ibyo babakoreye. Babamanikaga ku biti bakabarasa, babicaga urw'imbwa n'agashinyaguro. Muzaperereze mumenye ko Martin Luther yigeze yicwa, yapfuye urw'ikirago. Kuki hariya yahavuye? Ubu uyu munsi reka nkubwire, ukorera mu kigo runaka, sobuja ahora kunywesha inzoga wanze kuzivaho, ngo uramutse umweretse yuko uri umuntu w'Imana uhagaze mu kuri yakwirukana. Ko bajya bavuga ko umuntu abura sata abura shebuja. Wanze guhamya Imana imbere ya sobuja ngo mugaragarize ko inzoga utayinywa. N'uyu munsi abanywa nzoga mwicaye ahangaha, murazinywa uyu munsi, ariko ejo hari igihe bizaba koze isoni bijye mu binyamakuru.
nzu umukuru w'itoro waguye ku kabari i Nyanza yagiye kunywa irya nyuma. Ibyo bintu mbizi neza. Yaguye ku kabari abapasitoro basiganira kumushyingura. Mbabwire ko nukomeza kwishinga ibintu abantu bakoshya bakogagiza, mbabwire ko ibintu bizagukoza isoni. Mbabwire meze nk'umuntu uri gutanga imiburo ya nyuma muri iyi minsi ku mpamvu y'ibintu bibiri nabonye. Muri iyi minsi abantu musengera kurama, muri gusenga nabi, iryo sengesho Imana ntizaryakira. Musenge kugira ngo ubugingo bwanyu bwezwe. Uri kujya kubona ukabona umuntu ari kwikubita hasi, ukibaza utari ko uyu muntu azize iki. Wagiye guhaha inyanya ejo bundi yikubise hasi, wagiye kubaza igiciro cy'ifu y'ubugari Nyabugogo yikubise hasi, arabaza ati cyaguze 1000. Ati ifu y'ubugari ni 1000. Aragenda yikubita hasi. Ayiga data we. Ibyo bintu ntabwo abantu bazagumya kubyikora imyaka 2, 3, 5. Abantu ntibatamenya ikintu Imana yabaremeye. Izagire kababisikane, umuntu asigare mu magambo, ariko bamaze kumenya umuvuno mwiza. Abantu bamaze kumenya umuvuno mwiza, ibintu byitwa kwanduranya bamaze kubivamo. Ibintu by'amazimwe n'amatiku bamaze kubivamo. Ari gusengaho yicaye abaza umutima ati mutima wanjye uramenye ntuzantenguhe. Niryo sengesho rye. None uri mu mazimwe ngo uri gufatana na runa, hano ngo yicaye abantu bangana. Iyo wangana na mugenzi wawe, ubundi Kigali hari ibyaha by'abanyamugi n'ibyaha by'abanyacyaro. Ubundi Kigali oya tujye tubwizanye ukuri. Ushobora kumbwa gute? Ariko abantu mufite igihe kingana iki ku buryo umunsi wirirwa wikoreye umuntu waramushyize aha ngaha ku buryo ngo utagisinzira ngo kubera we. Rubanda mugira umwanya. Ibyo ni ibyaha by'abanyacyaro. Sikuru mwahejejwe inyuma n'amateka bamwe. Ibyo ni ibyaha by'abanyacyaro. Arahingura nta handi hantu ajya. Naho mu mujyi wa Kigali muzaperereze amasaha ukoze mu mufuko yasonzamo. Tazakina. Kigali urahazi. Kigali amasaha ukoze mu mufuka. Numara iminota 20 wigize utyo uri maringaringa. Umenye ko iyo minota uzayigarura kandi uri kwayura. None i Kigali niko bimeze. Hari ibyaha by'abanyamugi n'ibyaha by'abanyacyaro. Kuki n'uyu munsi icyaro kigikomeje kugukurikirana, ibyaha by'abanyacyaro ukabyadukana i Kigali. Ibyaha by'abanyamugi, hari ibyaha by'abanyamugi biri mu bwiyemezi n'ubwiraririzi. Neza umuntu akaba yirirwa yiyambariye ijaketi yanditseho ngo kazi ni kazi karani ngufu, ariko ukajya kubona ukabona yijajaye yakubisemo agakositimu yagiye kurambagiza umunyamashuri wawe uri aho ngaho, yamugeza mu rugo hakajya amwereka imfunguzo za shebuja kandi atariwe. Shebuja yarigiriye muri misiyo. Ibyo ni ibyaha biri i Kigali. Byaha by'ubutekamutwe. Hano hicaye abakomisiyoneri bagurishiriza abantu mu kirere. Ubukomisiyoneri mirimo ya bene Kayini. Ubukomisiyoneri mvuga ni ubuhe? Iyo ukora umurimo wawe neza mu buryo buri mu mucyo, nta mutima ugira wo gucira urubanza. Ariko umuntu uzaza kugurisha akamurangira ahantu, yarangiza hano hicaye abacuruzi benshi kugeza n'igihe akubwiye ati nta nubwo uri kunsubiza mu kiranguzo. Ibyo ni ibyaha by'abanyamugi. Nawe azi neza yuko ari kukurimanganya ngo yagukureho. None nari ntuye hano igihe ku muntu wahagurishije namubwiye ntihakire ku isoko, araza arahagura. Ariko ikintu gitangaje, yagiye agura itiyo mu Gakiriro, abeshya umuntu yuko inzu irimo amazi ntayarimo, ari komisiyoneri. Aremera agenda agura itiyo, araza aracukura imbere y'umuryango w'inzu iwanjye. Abwira umukireti dore hano hacamo n'amazi, dore nukumva yabuze ubushobozi bwo kuyakurura. Ntabizi nibereye mu mavuna. Ikintu cyambabaje nuko umuntu waguze inzu yampamagaye nyuma y'amezi 3 azanye plombier kugira ngo ashyiremo amazi mu nzu ye. Arabaza ati ariko ko numva ngo murasenga, ko mwangurishije muvuga ko ahantu hanyura itiyo y'amazi, ko twayibuze twasanze ari igice kirimo. Nsanga ni komisiyoneri wagiye kukigura, araza acukura, arangije aragitaba ngo kugira ngo aze gukuraho injyawuro yiwe.
imirimo ya bene Kayini. Imirimo yanditse muri Bibiliya ihesha umugisha ni umurimo wo guhinga no korora, indi yose dukora iravumye. Iyo niyo mirimo y'abana b'Imana. Indi yose dukora muri ubu buzima y'ubucuricuri, twirirwa tugurishiriza abantu mu kirere. Muzasome imirimo yanditse muri Bibiliya yejejwe, ni umurimo wo guhinga no korora, indi yose iravumye. Nutitonda uzacyura umwaka. Indi yose iravumye. Mbabwire ko ivumye, mbabwire ko iyo mirimo niyo mirimo ngo ya bene Kayini. Yo mpamvu ururi kumbwa no kumuhigi, umuntu utazitonda ngasenge azashiduka pe yabuze byose nk'ingati imennye. Niyo mpamvu muri iyi minsi ndi kubwira abantu ko bashaka umurongo basorezaho urugendo rwabo bakava mu mazimwe n'amatiku, ugasenga pe, ukajya ubaza umutima ati bisigaye ni ibihe, ni bingahe bisigaye. Naho niba warikoreye runaka uzahera muri ibyo, naho niba ufite ibintu runaka bikubye. Niyo mpamvu ubu nta n'icyaha. Kimwe mu bintu byantangaje Pawulo yandika mu Byakozwe n'Intumwa 24:16 yaranditse aravuga ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, cyaba icyo ngirira Imana cyangwa mugenzi wanjye. Ushobora kumbwira gute uburyo umuntu abana icyaha yanze kwihana ngo umuntu yamureba mu mutwe akakibana 2, 3, 4 umwuka wera gitungaho urutoki buri munsi akanga kukireka no kucyatura. Muri Rengera ubuzima haranditse ngo iyi cyaha kiticujijwe ngo nyiracyarinda apfa cyo kikiri igisore. Ntazagira uzakubeshya azakunegorere ko wamaze kugituritsa kimeze nk'ikibyimba, wikura iryo hari kujomba wikomereza inzira. None umwuka ntabwo ishura ko ufite amafaranga y'abandi wariganije yashaka kuyajyana, ntabwo ishura ko ufite umuntu wibye mwiyungeho, ntabwo ishura ko ufite umuntu wagiranye nawe amakimbirane. Genda usoza ibibazo byawe, kuko zahukabuka zigataha bunyama ejo zaguhunahuna. Ntizaguhunahuna none. Ariko iyo ujya kumva ngo runaka yapfuye ukabaza atari ko yazize iki n'inzara, ugasanga ntusi umunyenzara, ugasanga arafite n'akantu waperereza ukabaza ate ko ni ikibazo, ugasanga bakakubwira batumva twaye turi kumwe nawe ni mugoroba. Ugiye bibaza atari kubu nijye uzatura nk'umusozi. Isi iri kumira abantu ku buryo ubu ngubu byanteye ubwoba. Ubu uyu munsi umuntu ufite ubwenge ari gushaka iherezo ry'atararigeramo, utabufite we ari gutonganira hano. Ibi bintu byanjye nimuze murebe nimudukize, ntago byakunda. Muri iyi minsi abantu bafite imanza mu nkiko bitwa ko ari abantu b'Imana. Haye gatata, ariko abantu mugira umwanya koko ibyo bintu ukabibonera umwanya. Ugasanga mu mudugudu byarananiranye, ugasanga mu bunzi byarananiranye, ahantu hose. Kandi hari n'abagira ibyo bapfa ukajya kubona ukabona yahereye hejuru. Ariko ikintu nkundira ribu ya none irakubwira ati nyereka raporo wavanye mu nzego z'ibanze. Hari ujya kubona ukabona yagiye kurega umugabo we muri ribu atabanje no guhera kwa mutwara sibo. Hari ikibazo kiba gihari ni iki? Ni gute umuntu ajyana ikibazo cye muri ribu akagira ku rwego rw'umure, nawe barakubaza bati duhe raporo wavanye mu mudugudu kwa mutwara sibo no mu kagari. Iyo uyibuze kiba ari ikimenyetso cy'uko ukunda imanza udakunda kumvikana. Ikibazo ni iki? Kubera iki ibyo bintu tubyihorera tukarenzaho rw'amazi twagera no ku musozi njyankunda koreremba nderemba nga yarancongo. Ubu ni ku musozi nimara gutaha gakubitwa n'inkuba gapfeke gihe urajya hehe? Ubwo nasubiye hehe? Urajya he? Urajya he? Wacyana urajya he? Ubwo nasubiye he? Abagore baraha mu nyumva kokwezo baretobera. Ubwo ni ku musozi ni ugusakuza. Iyo umaze gutaha usubira he? Mumva no kugurishiriza abantu mu kirere. Icyitwa kwikebesha amabuye nababwiraga byitwa kwihangira gukiranuka, ni amategeko twikebesha. Mujya kubona abo bantu bamenye ubwenge, bazi igihe twakira abizera ibirundo, bazi igihe tubasabira inkunga z'insengero, bazi igihe tubasabira y'umusaruro, bazi gahunda wagira ngo umva
orere yose barayifite, ariko ujya gutangazwa nuko ujya kubona ukabona n'uwaciye umunyururu batambutse isahani akavuga ati nibabona ntatuye ntibagira ngo ndarwanya itorero. ari umuntu w'umugabo yambaye inkweto ya senkani, agashati kaveni, ipantaro kositimu, akaba yakubisemo itari munsi ya 80 cyangwa 200, ukajya kubona ukabona umuntu w'umugabo ufite ubwanwa akoze igiceri cy'ijana mu mufuka kize ku isahani. buri umva wigiza agateba yorivu. Agasuzuguro k'abantu bazasuzugurwa nabo ntago byatera kabiri nawe udasuzuguwe. Niyo waba usitura Imana utazi, nubu utafite ituro ntugature, nta kibazo rwose ujye utekanye. Birenze kwikebesha ibuye ngo nibabona ntabyiza icyo nkora ngo ntibagira ngo ndarwanya itorero. Ubu abantu bose b'abapagani bo mu nsengero bize ubwenge babona tugeze mu gihe cyo gukora mu nkunga y'urusengero, ati ni munyandikeho senkisa. Kibaza senkisa ninde utwara moto hano ngo ajye atubwire umugenzi wa Turuwasi ukibaho? Ngo ni munyandikeho senkisa. Wareba ugasanga afite ubwanwa, wareba ugasanga afite responsibility. Ni umugabo ufite urugo, bugitondo umugore mwakarasiyo na nimugoroba, ku isabato ngo nibamwandikeho senkisa. Senkisa jyuyareka senkisa. Senkisa azagura ikaro, senkisa azagura itafoya, nutageze aragereranya. Niba uyu umuntu ashobora kujya muri kantine agatsindayo 2 ku isabato, warangiza bavuga bati niki. Niba udafite ituro jya utekana mu mutima wicecekere, nta rubanza ufite. Ariko ibintu bijyanye no kwirirwa abantu twikebesha amabuye, twikebesha amabuye, abagore b'abasirimukazi ugasanga twaye. Ejo umuntu yarambwiye ati iyi marete igura 1000, ndabona 100, ati ni 100. Ndebye ukuntu imarete z'abagore zihenda, ugapfundura imarete ugakuramo igiceri cy'ijana ngo ushyize ku isahani. Ni umuntu yakwitegeza agaciro kayo uhagaze, akakubona uri muri Turuwasa, muri Desa, muri Senkisa, ukuri uvanye hejuru. Buriya akambwira abantu nimwe muzihesha agaciro none akiyambura, uzakamburwa. Nimubona umuntu adatanga amafaranga yo ari ibifatika, ntibazana kubeshye ko n'umutima yawe utanga. Aye gadata we, ngicyambere nuko Yesu araha, ngo Yesu araha, ngo ntago byakunda. Ibyo byitwa kubundikira amasezerano y'amahuri. Nimubona umuntu atikora ku mufuka ngo atanga amafaranga, Imana se ko iyo nkoye umwana wayo. Ndi kuvuga amafaranga yafatika. Buri umuntu umva, reka mabwire, birashoboka ko umuntu yatanga amafaranga agendere kwishakira icyubahiro no kwiyubahisha. Ariko nkurikije ukuntu amafaranga ari imana yitwa mamoni, nkareba abantu bayisenga kari benshi, umuntu njya kubona nkabona yikokoye hagafaranga k'imisa akagatanga ngashyigikira umurimo w'Imana. Shareka nkubwire n'umutima zawuzana, niyo waba utarazana uzaza. Birashoboka ko umuntu yabikorera kwihesha ikuzo, ariko ababikorera icyo ni bake. Abenshi ni ishyaka ry'Imana bari mu mutima. Ikibazo we byakunanije iki? Ujye umenya ko imibereho yawe yo gusenga kose umeze nk'uyu musazi uva mu mva ukayitorokera ku musozi ugasakuza. Sashima hembaziki, ndashima Yesu, Yesu araje. Warakubwenga amakuru ki ngo Yesu araje? Sibyo, bizarangirira aha. Kimwe mu bimenyetso bibereka ko ibyo bintu byose Imana izakoresha nkete, izabaza ati nari nshonje ntimwamfungurira. Ariko koko Imana ntirya amafaranga, nta nubwo Imana igira ikindi kintu runaka ikenera cy'abantu. Ariko kubera iki ankete izakorwa, ikabaza ati nari nambaye ubusa ntibanyambika, ngo bazavuga bati twakubonye ryari? Nawe atigiye mutabikoreye aboroheje, nige mwangaga kugenza gute kubikorera. Isomo risoza, uyu musazi bajyaga bamubohesha iminyururu y'ibyuma ku maguru no ku maboko, yarangiza biravuga ngo nuko ingo yakazicagagura n'iminyururu akayivunagura. Hari igihe umuntu aba akananira Imana no mu rusengero, ubu Kristo bukanga kumufata kandi ababwiriza buri munsi, bikarangira inama ndanga igiye kambere, bakavuga bati ariko Mutabaruka akakekwaho umugore wa runaka, Mutabaruka akakekwaho kunywa inzoga, ko yari umuririmbyi akaba yari umudiyakoni, mwaretse tukamuvana mu nshingano kugira ngo abantu bajye bakomeza batubaze ibye. Ukumva undi uri mu nama ndanga aravuze ati tumuvana mu nshingano, noneho turatumuhaye Satani. Bakavuga bati rero
reka ahubwo tumushakira undi munyururu. Iminyururu bahambirizaga abasazi ni inshingano baduha iyo tugeze mu madini n'amatorero, batahubwo tumugira umuyobozi w'igihande cyangwa se tumugira ushinzwe ubusonga, ntabwo yazajya avuga ibyo gukiranukira Imana watabikora. Bagahita bafata uwo murambo bakawuhambira undi munyururu urushijeho kuba mwiza, urushijeho gukomera. Iminyururu ngo bayihambirizaga abasazi, ngo ibisazi nibijya guhaguruka ibakomeze itesheranye. Ati ibyo bintu ntabwo bizi yuko uri umukuru w'itorero. Iminyururu bayihambirizaga abasazi ngo nibijya kujagura ibakomange. Yabaga ari myiza iminyururu, ntuze kwicira urubanza. Iminyururu ni myiza, ariko iby'uyu ndi gusoma we ngo byacagaguraga n'iminyururu. Igihe cyose ujya kumva ukumva bazavuga uko babyumva, jewe nashize amaruru, jewe bazajya bavuga. Uriya muntu w'igihazi wabaye ikihebe, utakigira n'agatima kamukomanga n'izina yitirirwa ngo arihesha agaciro. Sibwo mujya kubona mukabona abantu n'abakiristo ku isabato, mukajya kubona mukabona mu buzima busanzwe ukabona n'abasazi babeho, ukabona mu muhanda ntaho wamutandukaniza n'ihabara ryo mu kabari. Kubera iki? Ku isabato. Ibyo bisaza abarwaye biba bicagagura iminyururu n'izina yitirirwa n'inshingano. Ntabwo ibyo bintu biba bigihabwa agaciro. Ibisazi iyo bije iminyururu arayicagagura. Nk'ubu muzabyitegereza, hano hicaye abakuru b'itorero batanagira mwuka wera, kuko kuba umukuru w'itorero ntibisobanuye ko dufite umwuka wera. Nanjye ndi umukuru w'itorero, ariko uyu munsi iwabo ntushobora kuhumva urutoto n'amahane n'induru zaburiho. Kubera iki? Niyo umugore cyangwa umugabo yazamura ikiburi, niyo abana bazamura umutwe munini, inshingano itorero ryamutoreye ziramukomanga zituragira ngo uravuga iki muntu w'Imana? Ubu urashaka guhita wihisi? Bazavuga iki abantu? Iminyururu bamuhambirije ikamukomeza, bigatuma ibisazi bye bidahaguruka. Wumvise agaciro k'iminyururu? Uba baririmbyi, hari ibyaha bisi bakora nabo bakora, ariko kubera inshingano babamo, iyo ashaka gusa n'ucika umunyururu agatima karamukomanga. Ati abantu bakubonye kuri stage bazagira ngo iki muntu w'Imana? Umunyururu wo kuririmba ukabura mukomeje, ariko nubona ibisazi byawe bicagagura n'iminyururu bakubohesheje, ujye umenya kugeze kure kubi. Hano hica abantu bacagagura n'iminyururu, abo ujya kumva rwose ntibimuteye isoni guhagarara afite icupa, kwinjira mu kabara handitse ngo dusangire ubuzima bwiza, ngo nuko shebuja ari umukoresha we ngo naze bahaganire. Ujye umubwira tumva genda umuntu w'Imana ndi ubwoko butuye ukwabwo. Nta mpamvu ntayo. Mureke kugurisha icyubahiro Yesu yabahaye mu isoko ry'imburamumaro. Yesu agiye kugaruka. Niba ugikomeje kurwara ibicagagura iminyururu, ndashaka kukubwira ko uyu munsi Yesu ashaka kugukiza ibisazi byawe. Yesu arashaka kudukiza. Maze ikintu gitangaje, Yesu yahuye n'uyu musazi, aramubaza ati witwa nde? Undi ati ngabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Ntigeze apfobya ibyaha bye. Uramutse wisobanukiwe neza, wamenya icyo Imana ishaka gukora muri iri teraniro. Yagukiza ibisazi. Ngo bararebye basanga afite ubwenge nk'abandi, baratinya bati uyu si wa undi wikebeshaga amabuye sakuriza ku musozi, bati niwe. Uyu si umwe wacagaguraga, bati niwe. Ndashaka kugutangariza ko ubuntu bw'Imana nibutura muri wowe. Uzamenya uko barya, uzamenya uko bambara, uzamenya uko bakora, uzamenya amagambo avugwa n'atarayo kuvugwa, ku buryo abantu bicara bakavuga amagambo y'ibishegu, amagambo y'urukozasoni. Shambo riteye isoni ntikave mu kanwa kanyu. Hano hari abagore bakunda gutebya n'abakobwa, hari abagabo bavuga ibigambo by'urukozasoni, ntatinye no kuvuga amazina y'ibyo abantu bambariyeho akabivuga rwatu n'abana bumva. Wowe uri umusazi w'umweho. Ntabwo ntukanye nuko ndi kwigisha. Niba bimeze bityo, waba useka intumbi kandi nawe uri kurya icyagenje gute? Icyayishe uyu musazi uri mumva ndi kumwigisha nk'urugero. Waba rero uri kumuneguriza izuru, uri kumva amateka ye, ariko nawe imibereho nk'iye ariyo wibereyemo. Niyo mpamvu isanganyamatsiko yavuga ngo ntugaseke intumbi kandi nawe urya icyagenje ute? Icyayishe. Nyemerera, uyu ni umunsi wo kuzura Yesu. Uyu ni umunsi wo kuzura Yesu yatangije. Uyu ni umunsi wo kuzura abantu. Umunsi w'isabato niho Yesu yajyaga azura abantu. Nyemerera muri aya manywa umwuka wera w'Imana akwinjiremo, akurekesha ibyaha bya bindi by'ibitegetse biri imbere mu mutima, bimwe bifata imyanzuro
Yesu akugirira icyizere, ari kuguhamagara, ntiyiteguye kukwirukana nubwo warashayishije bingana iki. Yesu araguhanagura aho waba warageze hose, ibara n'isaro waba warataye byose, Yesu arakugarurira icyizere. Ninde muntu waje muri iri teraniro uvuga uti jyewe itangazo ryo rirarangiye. Utumvise icyigisho abataguze ntibabura gutumirana rwose. Nejo hazaza abandi, nejo bundi, ariko gahunda nahawe iyo kuramyayo ndayisoje. Umuntu ngiye guhamagara ni umuntu umutima ubwira atari ko wamenye ko uri umusazi, genda uriya mugabo agusengere. Umuntu umutima uri kubwira gutyo, umuntu umutima ubwira ati ibisazi byawe bigeze ku rwego rwo gucagagura iminyururu, wigize ingare, wabaye isarigoma ribi, genda bagusengere. Niwe umuntu umutima uri kubwira ibyo bintu, niwe nsaba kuza hano tukaririmba agasengerwa. Niba ibyaha byawe wumva biruta iby'abandi, uyu munsi ni umunsi Yesu wo gukiza abanyabyaha. Niba ibibazo byawe wumva byarabaye indengakamere, ukaba ushaka kwiyunga n'Imana, uyu mwanya ni uwawe. Umuntu uvuga ati singiye kuzahomba, igihe cyanjye ni gito, ndashaka ko bansengera, tambuka. Umuntu uvuga ati jyewe abarokotse ibyago byo hasi, ntabwo kuguhamagara ari ukugira ngo unyemere. Buri muntu wese agira iteraniro rye. Niba iri teraniro ari iryawe, ukavuga uti ndambiwe agahato k'abadayimoni, ndambiwe ubuhake bwa Satani, ndashaka ko bansengera mu izina ry'Imana iba mu ijuru, ngwino bagusengere. Umuntu ati ndambiwe agahato k'abadayimoni, ibintu byo kwikebesha amabuye, ibintu byo gusakuriza ku musozi, ibintu byo gucagagura iminyururu, birangiriye aha, ndashaka ko bansengera, ngwino. Umuntu ati ndambiwe gucagagura iminyururu, ibyanjye bigeze kure. Umuntu ati nikebesheje amabuye kirekire, nihangiye gukiranuka, ndashaka ko bansengera, naza no gusengera. Umuntu ati ndambiwe agahato k'abadayimoni, igihe nikebeshereje amabuye kirahagije, ndashaka ko uyu mugabo asenga, ariko nanjye ngasengerwa by'umwihariko. Tambuka baguha akanya hano karahari, ntiwisuzugure. Iki ni igihe Yesu ari kubohora abantu iminyururu y'ibicumuro n'ibyaha. Iki ni igihe Yesu ari kubohora imbohe. Iki ni igihe Yesu ari gutarura abahabye. Iki ni igihe Yesu ari gukiza abantu abadayimoni. Iki ni igihe Yesu ari kwinjiza abantu mu bwami bwe. Iki ni igihe cyo gutekereza kabiri. Iki ni igihe cy'irangira ry'imbabazi. Yesu ari kwandika abantu. Yesu ari kwandika abantu. Yesu ari kwandika abantu. Isomo ryavuga ngo ntugaseke intumbi kandi nawe urya icyayishe. Niba uvuga ati ndambiwe kwikebesha amabuye, ndashaka ko bansengera, urabeshya Imana, ariko Imana yo ntibeshywa. Niba uvuga ati ndambiwe agahato k'abadayimoni, nacagaguye iminyururu igihe kirekire, ukavuga ati ndashaka ko iminyururu yanjye inkomeza, tambuka bagusengere. Tambuka. Ndumva afite umwuka wo gusengera abantu batambutse. Ndumva niyumvamo gusengera abantu baje kuwimbi. Ndumva niyumvamo gusenga. Ninde muntu ushaka gusengerwa akavuga ati jyewe ijambo ribohora umutima wanjye rigeze ko, ndashaka ko umwuka wera w'Imana bohora umutima wanjye. Ukavuga uti ndambiwe ibisazi byo kwikebesha imibuye, byo kwikebesha amabuye, ukavuga uti ndashaka gusengerwa. Niba ushaka gusezera ku kwikebesha amabuye, tambuka. Niba urambiwe kwikebesha amabuye, niba urambiwe kwikebesha amabuye, niba urambiwe gucagagura iminyururu, ukavuga uti nabonye ko ndi umwehu, ndashaka ko bansengera, tambuka. Tambuka. Umuntu uvuga ati mpagaritse kujijisha, Imana yandebye iri mu ijuru. Umuntu wumva ibyo bavugiye hano byose bifite uruhare muri we, akavuga ati wagira ngo babonye ubuzima bwanjye, naza hano bamusengere, ni ikimenyetso cy'uko bamuntumyeho. Uwo muntu bamuntumyeho, reka kwishinga ibintu abantu bakoshya. Ubuzima bw'umuntu burahenze, ubwawe bushyire Yesu arakurengera. Ndabona abagerageza gutambuka batambutse, muhagurukire ku birenge byanyu. Abizera mwese, ya ndirimbo tugiye kuririmba mwarimu wayifungure nindangiza nsengere iteraniro. Isoza ni 55. Ikibazo gihari tukibaza.
hari ubwo wasanze Yesu umukire, umutima wawe uwutere gutekereza. hari ubwo wasanze Yesu umukire, se uhagijwe amaraso ye, uwizeye rwose imbabazi ze, se uhagijwe amaraso ye. Reka dombeka amaso dusenge. Data wera, Nyagasani Mana mubyeyi wacu udukunda cyane, watanze ubutumwa bw'imbuzi mbere yuko ushyiraho igihano. Turagushimira amahirwe tugize uyu munsi, utuvanye mu magana menshi y'abanyabyaha, uratwikubitiye aka kanya utugiza abawe. Igihe nari mpagaze ku ruhimbi nagusabye kutakuvangira, none wabikoze. Imirimo n'ibitangaza bikore muri uru rusengero, buri wese umwuka wera w'Imana aramuvugishije. Igihe nahamagaraga abasengerwa, hari abantu baje ku ruhimbi, nabahamagaye mbagukundishije baguhitamo. Nababwiraga yuko nibagera ku ruhimbi ndi ubasabira umugisha kandi ubabohora. None bahagaze bagendereye ku itangazo bumvise. Ubwo baje bakagurisha icyubahiro biyumvagamo, wari wese akava mu ntebe yaricaye akaza hano ku ruhimbi. Mana baha umugisha kandi ntuntenguhe. Ibigwi nakuvuze n'ibyo ukuri sinakubeshyeye,
uri karuhura ndushyi n'uwikebeshaga mu yaramukijije. Girira neza aba bana bawe, mbarambitseho ibiganza ndi umubwiriza butumwa. Ibyo si ubwishongore si n'ubwirasi, wavuze ko abo tuzahesha umugisha bazawuhabwa. Niba nkugiriyeho umugisha, iri terano riha umugisha wawe. Niba nkugiriyeho umugisha, aba bana bawe ubaha umugisha. Kandi niba ndi umuntu w'Imana, ibyo natuye ku buzima bwabo bibabeho. Ndasaba natura umugisha muri uru rusengero, abarurimo bose umwuka wera w'Imana bavugishe. Imbaraga y'umwijima ihezwe, imbaraga y'umwuka wera w'Imana itsinda imitima yacu, kandi ukora umukwabo mu mitima yacu, kugira ngo ibimeze nk'imisozi byose bikurweho, ahubwo umwuka wera w'Imana ahindura ubuzima bwacu. Twikebesheje amabuye igihe kirekire, twacagaguye iminyururu igihe kirekire, twasakurije ku musozi igihe kirekire, twaromonganye dutorotse imva, uturinde gusubira mu mva zacu. Aka kanya uduhindurira amateka. Iri tsinda ry'abahagaze hano bose, buri muntu wese wunama umwongorere kuko uradusumba, umubwire uti ibyaha byaha byawe ndabibabariye. Nibyo koko twarasambanye, nibyo koko twaribye, nibyo koko twagurishirije abantu mu kirere, nibyo koko twabaye bateka mutwe n'abahashyi, nibyo koko twarimanganije abantu tugendere gushaka ibyo dushyira mu gifu, twasibye amayira ahantu hose, izina ryawe riratukwa. Ariko aka kanya utubabarire. Amaraso yavuye mu rubavu rwa Yesu atonyangire mu mitima yacu. Twubitse umutwe ndetse twubitse imisaya yacu mu gituza cyawe, utureba n'amaso y'imbabazi. Buri muntu wese ijwi ry'Imana ryavugishije binyuze mu ndirimbo, buri wese ijwi ry'Imana ryavugishije binyuze mu bibwirizwa, buri wese ijwi ry'Imana ryavugishije binyuze muri gahunda zabereye hano, umuhe gutahana umugisha wawe ku Mana kandi mu Mana. Ndasaba cyane ngo n'abatabonetse uko baza hano, hari abandi natwe twihannye mu buryo bwa kiyobozi, nyamara imitima yacu imeze nk'ikivoka cyaboze. Buri muntu wese utsinda umutima we, kandi ntukunde ko tuzabwirwa amagambo mabi ngo nimumve imbere, ahubwo twese utwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, nuhamagara amazina y'abera natwe tuziyumve. Byose mbisabye Data, ngibihuje n'ubushake bw'Imana, ubidore ubuntu mu izina rya Yesu, amena. Nubwese yobetswe n'ibyaha, dukomezwa n'amahoro ya Yesu, amen. Uwiteka abaho umugisha, Uwiteka murikishize mu maso y'abaha amahoro mu izina rya Yesu.